nkuko mubibona rero hano imbere yacu hari amakeke, hari ibyuma, hari ibirahure, hari ababyeyi beza cyane, turi kumwe ndetse na wa pasiteri. Tugiye gutangira tumubaza icyabaye uyu munsi, turamubaza uko yiyumva. Mama pasiteri muraho? Muraho neza. Muragerageza muzamure ijwi. Yego, muraho neza. Yego, muratangira mwibwira abantu badukurikiye n'ubwo babazi, ariko hari n'abashyashya baje kugira ngo. Okay, murakoze. Nitwa Mutoni Fiona. Ndi umukristu ndakijijwe, ngira ngo amazina nuko ndi buyavuge niba nta bindi nibagiwe. Kimbere yawe se turi kuhabona amakeke mwariyeho, ndariho ibikapu amwariyeho hariyeho nyine tumaze kuyashyira imbere y'imbavu atararibwaho, nayo mu kanya tuyatangiye. Uvuze ko uyu munsi ari isabukuru? Uyu munsi ni ibirori bihambaye, uyu munsi ni anniversaire yanjye. Imyaka wujuje se cyangwa ni ibanga? Oya, ntabwo ari ibanga, nujuje imyaka 34, numva ko nsheshe akanguhe. Imana ishimwe cyane. Ese uri kwiyumva ute? Biragaragara ko bagutoreye, ko abantu bari kubibona mu mashusho, n'ubundi aha wari uhari gute? Jeno babyita ngo ni ukukuragira. Bandagiye ibyo uvuze n'ibyo. Naje hano ari umuntu umwe unsohokanye, ari sister wanjye ngo yaranjyanye kuri lunch. Ibirori ubundi byahereye ejo, ariko uyu munsi bikomeza nyine biba kuva mu gitondo. Nakira amakeke menshi, nagara yari hano gusa, indabo. Mboneraho no gushimira abashuti banjye batandukanye bagiye banyihereza, basanze ku kazi. Naryohewe, ari umunsi w'ibyishimo. Rero aha ngaho ukuntu nahageze, yanzanye aje kungurira lunch. Hanyuma bageze rero umwana wavutse arya yitonze ariko akarya. Hanyuma rero naje nyine niyiziye muri lunch gusa, abashuti banjye rero bantungura bansanze aha ngaha nuko byagenze. Birumvikana ko ari byiza. Mbere y'uko tukuva wenda tukajya no kuri abo bashuti bawe, isabukuru cyangwa se anniversaire ibivuze iki mu buzima bw'umuntu cyangwa se bw'izindi? Umumaro wayo ikivuze cyo bigendana na nyirayo uko abyumva. Hari ubyumva bitandukanye wenda n'ukundi yabyumva, ariko kuri jyewe ku giti cyanjye isabukuru yanjye uko nyumva, numva ari umunsi w'ibyishimo, umunsi wa mbere naje ku isi cyangwa nabonye izuba nk'uko abanyarwanda babivuga. Ni umunsi nyine uba waraziyeho, uba wavukiyeho. Hagiyeho rero ngira n'amahirwe kuvuka kuri Assumption, Bikira Mariya yagiye mu ijuru, nanjye nza ku isi. Yagiye nanjye twarabisikanye. Ari abashuti banjye babyutse babinsetsa bati mwarabisikanye, yagiye nawe uzi. Rero inyibutsa umunezero, ngibuka ko navutse, kandi nkumva ko igihe cyose nifuza kuba umugisha ku bantu bose, ntavukiye kuba ikibazo, ahubwo nifuza kuvukira kuba umugisha ku bantu. Intego wari ufite ku yindi sabukuru yashize zagezweho? Akenshi abantu benshi bagize amasabukuru baravuga ati iyi sabukuru nzayizihiza mfite iki nagize kuri iki, cyangwa wowe ntiwabipanze? Oya, uko byagenda kose iyo umwaka uje, buri muntu wese aba afite igenamigambi ko yagiye apanga imigambi ye y'umwaka. Ntabwo navuga ko byagezweho 100%, ariko ibyinshi ugenda hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, ugenda ubigeraho buhoro buhoro. Rero sinavuga ko byose byasohoye cyangwa nabigezeho, ariko n'ibitarasohora ndabizi ko nzabigeraho. Reka tubaze rero na bagenzi bawe ndabona bari hano ndakikije. Abenshi nubwo bagiye, ariko hari abo dusigaranye bakeya. Reka tubaze uyu mubyeyi, aratangira twibwira no gusubiza. Muraho neza mama? Muraho neza mama? Muraho neza Israel. Muratangira mutwibwira kugira tubamenye. Murakoze. Jewe nitwa Kayitesi Betty. Abantu benshi banzi ku mazina ya KB. Yego. Ubwo ni Kayitesi Betty. Aha, wabimenye.
Okay, none se uri nawe mu bacuze uyu mugambi? Urebye ntabwo njyewe natumiwe, ntabwo ndi nyirabayazana wabyo. Ntacyo turaza kumenya nyirabayazana. Okay, mama pasiteri Fiona, muziranye kuva ryari? Ko hashize imyaka myinshi ra. Mama pasiteri ubundi ni murumuna wanjye. Murumuna mu nda? Oya, kwa papa. Birumvikana ko kumenyana ni isano y'amaraso. Ntabwo ari inshuti gusa n'umuvandimwe. Okay. Noneho rero nk'uko tubasanze hano muramukorera isabukuru nziza, n'iki wamwifuza? Gira ijambo umubwira imbere y'abantu kugira ngo abantu donke imbamutima zawe kuri uyu munsi. Yego, mama pasitori turamukunda, icyo tumwifuriza ni byiza gusa, mbese nk'umukozi w'Imana turamwifuriza amavuta, turamwifuriza ubwenge, turamwifuriza ibyiza, turamwifuriza kurama, mbese ibyiza byose Uwiteka atanga nibyo tumwifuriza kuko turamukunda. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukundane. Rero iyo ukunze burya uba wubahiriza ijambo ry'Imana. Yego. Nese mama, hari ikibazo namubajije ngira ngo namwe mubaze. Isabukuru ivuze iki mu buzima bw'umukristo? Isabukuru mu buzima bw'umukristo, isabukuru kuri jyewe kuntu mbyumva bivuze ibyishimo. Ni ukuvuga ngo uba wishimira igihe wavukiye, igihe waje mu isi, igihe waboneye izuba. Yego. Niko mbyumva. Ntabanga ariko ngo uko ufite amasabukuru ngo niko uri kwegereza umunsi wawe wo gusubira aho waturutse. Oya, ntabwo ariko mbyumva. Mu myaka y'umuntu abavuyeho umwe. Oya, ibyo ngibyo ntawe ubimenya kuko ntawe umenya igihe azagendera. Gusa ushobora kumenya igihe wavukiye, ariko ntawe umenya igihe umuntu azavira ku isi. Ntago kandi bisaba imyaka myinshi, ntago bisaba imyaka mike, buri muntu agira igihe azagendera kandi icyo gihe twese ntago tukizi. Murakoze cyane. Yego, namwe murakoze. Yego, murakoze. Tugeze rero uyu muntu niwe twaje dusangira na pasiteri. Bishoboye ko mu bintu byabayeho harimo ikinyoma. Muraho neza. Muraho. Muratangira mutwibwira. Nitwa Mbabazi Penina. Yego. The sister wa Fiona. Yego. Cyagiye tutese ko twabasanganye nani bamusohokanye ziko biri bube cyagatongoye kandi ntutubeshye. Yego, nago byantunguye. Namusohokanye n'ubundi nzi ko biri bube. So ndamubwira ngo naze tusangire lunch, ariko nari mbizi ko mfitanye gahunda n'abashuti bacu, ariko we ntabyo yarazi. Urumva nakoze ya mvugo bita kuragira. Ninjye muragiye. Gusa ubone babeshye. Ntago nabeshye kuko n'ubundi twari tuje gusangira, ariko n'ubundi dufitanye n'abandi gahunda. We sinigeze mugaragariza ko hari ibindi turi bu. Ni surprise twamukoreye. Okay, none se mama kankuraza. Nta muntu murakorera surprise ngo bibe. None bukoreye umuntu surprise bigapfa bigenda. Ubundi ntago bigomba gupfa. Umuti aba ari umuti. Ugomba kuwukora neza kugira ngo bitapfa. Iyo bipfuye nyine ubwo biba byapfuye, ariko nta muntu ubundi nari naragira ngo bipfe. None uri umushumba. Ndi umushumba w'abantu. Ni metre. Okay. Anite bangu naje ningira nzakubwira udakire. Kandi nazaba mbizi. Ntabwo uzaba ubizi. Bo isabukuru ivuze iki ku buzima? Ku buzima bwanjye, isabukuru nyifata nk'ikintu gikomeye mu buzima bwanjye kuko ni umunsi wo kwishima. Igihe y'uvuka ntabwo ubuzi ubukira uruhinja, nta kintu ubura akamenya, ariko iyo umaze kuba mukuru uwo munsi ukongera ukagera urishima, ubona kuba waraje mu isi ukaba ugifite ubuzima, urabyishimira. Ni nko gushima Imana kuba ukimeze neza, kuba ugifite ubuzima umunsi ku wundi. Yes, turi kumwe n'undi mubyeyi, urabona ko akeke yakomeje kwiyongera.
reka tumubaze nawe aratangira kwibwira tubwire nuko niba ari mu bacuze umugambi. Muraho neza mama? Muraho neza. Muragerageza kuzamura ijwi. Yego, muraho neza. Yego, nitwa bande? Nitwa Wangabe Jessica. Yes. Yeah. Fiona muziranye kuva ryari cyangwa? Fiona tuziranye kuva 2011. Ni umushuti wanjye cyane. Abatwari bacu ni inshuti. We are family friends. Yeah. Mbere yuko tugera ku by'isabukuru umwigira iki? Ubushuti bwawe nawe ubwigira iki? Mwigiraho kuba ari umugore w'intwari ukunda Imana n'abantu, ugira umutima mwiza n'urugwiro. Yes. Rero mwaje kumufitira isabukuru. Uri mu bacuze uyu mugambi nawe? Cyane bitewe n'urukundo mukunda, mpora nifuza ko yabona surprise nziza iturutse ku rukundo rw'abashuti. Donc warumweretse? Yego. Okay, noneho ubwo ubuse ntibamubeshye? Kubera ko abakristo muraza kumbwira niba kubeshya umuntu ku isabukuru y'icyo kitari icyaha. Urumva hari ukubeshya uvuga uti ndakubeshye ndaguhamije, ariko hari ukubwira umuntu uti duhurira aha n'aha ndagushaka tuganire. Cyane ukumubeshya ku mpamvu z'ibyiza. Ni ukumubeshya ku mpamvu z'ibyiza ariko ntabwo ubeshye. Ni ukumubwira uti ndagukeneye duhurira aha tuganire. Yajya kubona akabona kuko ibyo tuganira bihindutse surprise kuri we. Yego. Wowe ku cyawe giti isabukuru ivuze cyangwa se kumenya? Ku giti cyanjye uko mbibona cyangwa ukuntu njya mbyakira nkanabyishimira cyane, ni ukuvuga ngo isabukuru ni umunsi Imana iba yongeye kukuremera mu buzima bwawe, ukabaho. Hari benshi baba batakiriho, ubona ikugejeje kuri wa munsi wavukiyeho. Rero mbiha agaciro cyane kuko aba ari byiza cyane, ari iby'agaciro kuba ugihumeka, uba ugomba gufata uwo munsi kuko hari ababikeneye uyu munsi batayibonye. Ni umunsi ugomba kwishimira, nk'aya ndirimbo tujya turirimba uvuga ngo nawuzwa n'iki kujya mushima iyo mbonye ibitangaza yakoze, zahora mvuga uwo mwami Yesu iminsi yose yo kubaho kwanjye. Duhora rero dushima Imana kubw'uburinzi bwayo, bw'umukozi w'Imana. Imana ikomeje kumurinda no kumugirira neza. Usanzwe uri umuhanzi? Ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Ndi umuhanzikazi ku giti cyanjye. Tuzagutumira rero tukaganira ku by'umuziki. Cyangwa niba ari impano wasinzirije tukagufasha kuyikangura. Birakwiye. Okay. Mu buzima busanzwe bwawe mu rusengero mukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umukristo, ndi umuririmbyi. Yego. Ibyo birumvikana. Yego. Okay, murakoze cyane. Yego, murakoze. Tubona undi mumama nawe niba byita gucerera, sinzi uko ndibuze kubyita. wakererewe. Nawe yinjiranye keke. Muraho neza? Muraho neza. Nitwa bande? Nitwa Mbabazi Keren. Mbabazi? Mbabazi Keren. Ko muri kuvuga gahoro se kandi Nitwa Mbabazi Keren. muje muririmba? N'ubu turacyaririmba. Mbere na mbere se ko mwakererewe? Twakererewe, habaye impamvu zitatumye mboneka n'abandi, ariko numvaga bitari bisoze mageze, nishimiye kuhagera. Ariko nawe gahunda wari uyirimo yo kureba? Cyane nuko nabuze, ariko ndahageze numva ndishimye cyane. Mama Pasiteri se muziranite nawe cyari? Mama Pasiteri rero ni inshuti yanjye, my best home. Cyane. Mama Pasiteri twahuye duhujwe n'umushuti wanjye Penina. So aramunyereka, ni mukuru we, nsanga dukwiriye kuba inshuti. Cyane ndamukunda, mbere umwana mwiza, umujyanama wanjye, dufatanya muri byinshi, cyane cyane kujya inama nk'abamama bubatse. Ikindi ari Mama Pasiteri nawe urabyumva. Uze kajya no gusengera? Cyane.
nabyo bibaye ngombwa hari ibyo bisohora birashoboka ko aba yasenze okay iyo umuntu yafashe umwanya wasenga biba byumva nabyo birashoboka none se watekereje ute gukoresha keke byaje bite kutavuze ati wagenderaho gusa kuki wahisemo no gukoresha keke nahisemo gukoresha keke kubera ko ni inshuti yanjye kandi nzi ibyo akunda numvaga ngomba kumuha kado ya keke ko nawe nzi ko ayikunda no kuri keke yawe hariho imiti kubera ko mukunda cyane we love you cyane kubera ko mukunda cyane nashyizeho udutima mbega birimo ndani okay isabukuru se hari abantu isabukuru hari umuntu wambwiye isabukuru reka ati ntabyo nje najyamo wowe ubifata njye ndayikunda kuko bikwibutsa ko Imana yaguhaye andi mahirwe yo kubaho so kuyizihiza mbona ari ibintu byiza cyane buriya iyo tuvuze ngo dushoje umwaka tuba dushoje umwaka muri rusange ariko ntago tuba dushoje umwaka w'umuntu ku giti cye so umuntu ku giti cye rero ni anniversary ye ni ukwizihiza ko Imana yakurinze ukaba usoje umwaka wawe ku giti cyawe uri muzima ni byiza rero cyane okay murakoze cyane murakoze namwe mama pasiteri karame amatakomeje kubyara cyane izi ndabo nazo ziraje haje n'utundi dukeke tumeze ukuntu ariko hari keke nshaka ko tuvugaho iyi keke iyihe keke wayibonye iyihe keke iyi mbona basunika iyi ngiri y'ibikapu iyi keke iriho amashakoshi iyi keke iriho amashakoshi rero kugeza ubu sindamenya nyirayo yanze kumpamagara nibura ngo anambwire ubu ndategereje uri kumva umeze ute mbese mfite amatsiko menshi bazabikubwire nko ku wa mbere yababawe naba napfuye ubusa naba nyitegereje ndategereje ngo ndebe mbere rero yuko tugana ku musozo kugira ngo izi keke tuzirye n'izindi zitari hano ntabwo pazi bohereza mu matelefone yabo ariko ndabaserukira ni iki wabwira abantu imbamutima zawe kuri uyu munsi abo washimira by'umwihariko donke imbamutima zawe ni izihe imvamutima zanjye zo n'uwandeba kuri kamera yahita azibona ni uko nishimye ndanezerewe cyane kuri uyu munsi wanjye mwiza w'amavuko nta kindi navuga usibye gushima ikintu cya mbere ni uko nishimye muri njyewe ndanezerewe hanyuma nk'abadamu wenda igitsina gore ni twebwe dukunda kwizihiza cyane cyane bene ibi birori pasiteri rero we afite umwihariko niwe muntu wa mbere mu gitondo nabyutse nk'uko bisanzwe nigera ku kazi hanyuma nkigera ku kazi niwe muntu wa mbere wanyohereje keke nziza cyane ururabo champagne hariho amagambo aryoshye n'ubu ngubu nayafotoye nyine ndaguma mu kanya niyibutsaho nkomeza ndebaho muyabereke nta kibazo abandi bantu bashimira kivuga ku ababyeyi banjye ababyeyi banjye bo ni indashyikirwa mfite papa mfite mama sore papa yaratashye ariko ubundi babaye badahari cyangwa atari bo ntabwo ibi byose twakabaye tubirimo kuko sinaba narabayeho ndabashimira rero cyane ndashimira mama wanjye ahari ni intwari ikomeye n'umugore w'intwari ndamushimira cyane hanyuma abandi bamushimira ni inshuti zanjye ariko mpereye kuba turi hamwe kugeza na n'ubu bataransiga bambwiye ko gutaha amasaha ya hafi ari saa sita niba uyu munsi ngira ngo ego mana ni ahantu turagera ubu ngubu nibwo dutangiye ni ahantu turagera ubu nibwo dutangiye keke turacyazakira tugiye kurya no kunywa mu kanya mbese turishimye ndishimye cyane ndabashimira baranzirikanye bamba hafi igihe cyose ni inshuti zanjye za bugufi ndabashimira na bagenzi babo batabashije kuboneka bose bamaye meseji ko abenshi ntabwo babashije kuza ndabashimira rero babanye nanjye
ari abaje bahagarariye abandi, ari abatabashe kugera hano, ari abanyandikiye, ari abamamagaye, mbese ni amagambo menshi bambwiye. abakoherereje ubutumwa abo nibo benshi. nta postinze ngeze aho numva nyine ndarushye, ariko utari bubone postiye kuri status yanjye ntagire ngo namwirengagije. Bose pe ndabashimira cyane, banekerejeho. Kubona umuntu ugutekerezaho ni byiza, kandi inshuti za mbere, umutungo wa mbere ni inshuti n'abantu. Ndashima rero Imana yamaye n'abantu, ubundi ufite abantu bufite byose. mbese akabazo k'amatsiko gasekeje zikeye kurazimara Zikeke rero n'izindi zikiri hirya. hari iza mu gitondo nabonye mu mafoto, Hari iza mbere nsubiza mbere, hari iza mbere zamaze kugenda. Nabonaga nafite ahantu ndi buzishyire nyinshi, nazohereje mu rugo, indabo, keke, nishimye mbese anezerewe. Igisekeje rero ni uko ntakunda no kurya keke cyane. Mbona umuntu ashaka ngo mbone ibintu byinshi imbere yanjye, mbona abantu babirya, ariko ugiye kubirya ntabwo keke ubundi ari ibintu byanjye. Niba nshaje simbizi, kandi kera narazikundaga. Rero ndazirya, n'abandi bashuti banjye nabo bamfashe, na famille imfashe siryo tuzimana. Aha, urahera rero kuri izi ziri imbere yacu. okay ntabwo twatandukana na pasiteri mutagize impanuro cyangwa se impuguro nk'urubyiruko mbere y'uko muba tujya wenda muri Bible cyangwa se indi mwateguye. Ndabanza kukubaza ni icyo ubwira urubyiruko rufetera ruswa gufata amaniveriseri ari ukujya mu byaha, kunywa amayoga, kwirengagiza ababyeyi. Abenshi tubona bava i Kigali ngo bagiye ngo Gisenyi, ugasanga bakuriyeho n'ibindi bintu bibi. Ubwira icyo urwo rubyiruko utazirikana ko isabukuru ari umunsi wo kuzirikana Imana? Icyo nababwira cya mbere ni ukwishima, yego, ariko bakagira ibyishimo bifite aho bishingiye. Ibyishimo ubundi byiza cyangwa bizima n'ibishingiye ku Mana. Ikintu nababwira rero ni ukwishima, ariko batishimiye mu byaha. Ntabwo dukwiriye kumva ko niba wagize ibirori nibwo uri bujye kujya mu byaha bitandukanye, ubusinzi, ubusambanyi. Ariko ntabwo nanone nababwira ngo be kwishima. Kwishima ni byiza, ariko bishime bafite urugero, bafite aho batarenga. Impanuro rero naho urubyiruko ntabwo nababuza umunezero, ni mwiza. Nanjye ushaje ndacyawukeneye, urabona ko nishima. Abana bato ni nabo bakwiye kwishima cyane kuturusha, ariko nanone navuga ngo banezerwe, ariko bitarenze ngo bitume abana barenga ihaniro nka kwa kuri tujya twumva. Bishime neza, bishimane n'inshuti zabo, banezeranwe nazo, ariko bafite aho batagomba kurenza. Nizo mpanuro nabaha. Ku Gisenyi cyangwa ahandi ntabwo ari bibi kujyayo, ariko icyo wahakorera nicyo kibi cyangwa cyiza. Rero icyo nababwira rwose ni ukunezerwa, yego, ariko nanone batarengeje ngo bakore ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Murakoze cyane nawe. Dukomeze tubabwire ngo isabukuru. Murakoze cyane.